Ye murakoze cyane Apotre yaduha uburenganzira bwo guhagarara hano. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana n'abantu bayo. Ndanezerewe cyane uyu mwanya mpagaze muri aya mavuta ameze gutya. Hanyuma ndashimira umubyeyi wacu Apotre uduhaye uyu mwanya mwiza wo kwinigura. Hanyuma ni umwanya twebwe tuba twarasengeye cyane, kandi tukaba tubonye uyu mwanya turi mu mugore mwihema, umugabo mu marembo. Nkashimira Imana rero ko ndi umugore wo mwihema, ntabwo ndi umugore wo mu muhanda. Hanyuma nkaba mfite umugabo wo mu marembo, utari umugabo wo mu biraro, wo mu kabari. Uyu ni wa mugabo witwa Niryomugabe Jean Paul, tubyaranye abana 3. Ni wa mugabo wankoye mutegereza imyaka 11. Hanyuma ndagira ngo imbere y'umubyeyi, imbere y'aba bantu, imbere y'isi yose, usobanurira abantu impamvu wankoye nkagutegereza imyaka 11, nsa gutya, nteye neza gutya, ukantinza. Urabisobanura wanga ukunda. Haleluya. Ndabanza gushimira ndabanza kubashimira mwebwe mwese muri hano, by'umwihariko nshimira n'ubuyobozi bw'iri torero ryaduhaye icyizere cyo guhagarara hano. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nitwa Niryomugabe Jean Paul, dutuye i Kabuye, ariko uyu munsi turi hano. Dufite abana ni 3, umudamu n'uyu yitwa Nyirabagenzi Alisa. Hanyuma Imana ikomeze duhana umugisha. Amen. yaneze umutego ngo mvuge ahantu narindi ku myaka 11, ariko ntabwo ari umutego uwo nguwo, kuko aho narindi ndahazi, nibyo narindimo ndabizi. Gusa nkomeza mbashimira winjijisha warihe ndabashimira, nkomeza mbashimira, kuko iki ni igitangaza kuba mpagaze hangaha. Mpora mbivuga, iyi ni inshuro ya 2, ntago ari bya buri wese ushobora kuza ngo uhagarare hano. Ni ikintu gikomeye cyane. Aho kuri iyo ngingo, kuri icyo kibazo, buri wese icyo kibazo arakibaza, nta muntu utanakigira ko hashiyeho uyu mwaka wa 18. Uyu ni umwaka wa 18 tubanye dushinze urugo, ariko mu byo aho yagiye anyura hose avuga ubutumwa, ndakeka ko ni hake hashoboka atamvuze. Ndakeka ko nta naho yaramvuze. Ni ukuvuga ngo njye nanjye ndi umusitari utazwi. Kuri urugendo rw'imyaka 11 ntabwo byari byoroshye,
ni ibintu byari bikomeye cyane gusa ndahera tumenyana kugira ngo ngere kuri iyo myaka. Ubundi kumenyana byahereye muri korali, yarayoboye korali hanyuma y'urubyiruko, nta twiririmbana, nari umucuranzi ari dirija. Tumenyana gutyo ndareba ndavuga ngo uyu byavamo. I Butare aho bita Ikibabara barabizi, naramuporopoje mbona birakunze, hanyuma haciyeho iminsi biba ngombwa ko njya gushaka ubuzima. Ubwo nakoraga akazi k'amasafari, nkora kuri izi modoka nini zijya kuzana imizigo hanze East Africa. Iyo myaka yose niho nayimaze, ariko bitavuze ngo ntitwabonanaga ngo tuganire. Ikintu nakoraga muri jye byanzagamo ko imitoma yashize yamukamutsemo, bikaba ngombwa ko nongera kujya kumushaka nkamwuzuza. Icyo kintu cyambagamo muri njyewe nkamenya ngo, kuko nari nzi ko n'ubundi yari ari ku rugamba, kuko yari umukobwa, abamushaka ari benshi, amagambo muri famiye, mu baturanyi, mbega nawe ari ku ntambara, yari ari ku ntambara ndetse inakomeye cyane. Nanjye aho ndi abo tukorana bazi neza ko icyo kintu gihari, bakambwira atari ku bundi wowe n'iryari ko uhora utubwira ko ufite umusheri kandi muzabana, ukaba uri hano ko utagenda ngo urangize gahunda. Ariko icyo gihe ubushake bw'Imana bwari butaragera, niko nabivuga. Gusa ikintu naje gusangamo cyabiteye nuko kwari ukugira ngo izi saha tube tumeze gutya. Twari mu ruganda turi gucurwa, ngiye mbyita ko yari izahabu, yari ikiri mu gitaka, itaratunganywa. Ubu rero navuga ko izahabu yamaze gutunganywa, yageze aho igomba gukora ibyo igomba gukora. ubwo mbese ndi izahabu. Uri izahabu, kirya gihe wari izahabu itaratunganywa, ubu uri izahabu igomba gukora ibyo ugomba gukora. Urakoze cyane. Sasa rero ngewe nari umukobwa w'umunyamahane, urabizi, wakererwaga gato nkaguhana. Hanyuma watangiye kundeba, urabizi ko nakaga cyane, urabizi, ariko nkagira amahane. Ukuntu wanshituye abandi banenya, ndashaka kubivuga wibuke ko wanampepuje umuntu twaje kugusura aho wakoraga. Bivuge. Bakristo rwose pereka mbabwiza ukuri, ubuhanya bwacu ni burebure. Ibaze urugendo rw'imyaka 11, niyo nabivuga ntago ari nibyo nagenda ndenga, kuko birimo ni long story, ni story ndende rwose. N'igitabo je navuze ko mbonye n'ubushobozi gihe gitabo nacyandika pe, kuko niba hari couple yaba yarabaye yarakoze fiançailles nk'iyacu, imyaka 11 niyo yaba ihari muri iki gihugu, ntago yabirenze 2. Ntago wenda n'abakora ubushakashatsi wenda bazanabikore barebe niba ko ngiye mu byo ku byo maze kubona ku myaka bagarukiraho, ntago irenga, abenshi ni muri 5-6. Ariko gukomeza ukagera ku myaka 11 ni ikintu kiremereye cyane. Gusa icyo navuga nuko byari ubushake bw'Imana, nicyo kintu ngewe natangariza abantu. Urakoze cyane. Rero yewe umugabo umeze gutya niwe nari narasabye Imana. Nagiye gusenga Imana, ndayibwira nti ndashaka umugabo wirabura
ufite ishinya y'igikara kuko jyewe sinzi ubwoko bw'ishinya mfite, uvuga make kuko nyifitiye, unkunda kuko sinigeze mbona umuntu unkunda, kubw'amahirwe mbona ibyo nashakaga arabyujuje. Hanyuma rero no kundambagiza byaramugoye kuko nihagararagaho. Wibuke ko wanditse urupapuro wandikishije imashini muri kirya gihe kugira ngo kunde umfatishe. Ruto ruto abigeraho kuko afite ukuntu akubwira ijambo karimarana nk'imyaka 10 riryoshye, azi imitoma cyane. Hanyuma kubw'amahirwe y'Imana yavuze iti uyu niwe muzabana. Nari mfite umuhamagaro ukomeye cyane mu gukorera Imana, ariko Imana yareba ikabona uyu mugabo niwe uzashyigikira umuhamagaro. Hanyuma rero tuba dukoze ubukwe bwiza, nambara agatimba ku mugaragaro, niga kugendera mu nkweto ndende. Urabizi ko twagize ubukwe bwiza bwa danje, tugendera muri taxi voiture ifite icyapa. Hanyuma urabizi ko twifotoreje ku nsina, urabizi ko byari danje. Hanyuma nari umunyamwuka cyane mu rwego yashakaga gufata agapositeri k'abasirimu, navugaga ni kwa Jinara Yesu bantenga, murabizi abantu bo hirya bantenga. Nuko abitwara uko nk'umunyamwuka, anshaka ndi umunyamwuka. Hanyuma kubw'amahirwe abangejeje iwe sasa, atangira kumbyazamo umusaruro w'abo bana 3. Atangira gukoresha ibishoboka byose ndabyibuha. Urabizi ndanagushimira, wanshatse mpima ibiro 41, umufuka w'isimu nduta. Ndanagushimira. Udashaka kuza i Kigali ujye ubyivuna nabyo byogeraho. Yego, udashaka kuza i Kigali. Ntashaka kuza i Kigali. Hari ibintu byirukiramo ukagira ngo nibyo uzatabarirwamo. Hamubwira nti winjyana i Kigali, jyewe ndahinga nkorora, ndashaka kuba umukungu wo mu cyaro, winjyana i Kigali. Yanzanye i Kigali nkunyibye. Wibuke ko mpageze, ndanagushimira, ngusize Nyabugogo, umbwiye ngo butashye, ngeze mu rugo ndayoba, nyoberwa iwanjye. Urangije urambaza utese byibuze aho hantu uri urahazi? Ndabona ndahantu hari umuryango w'umutuku, ni kandi ati basi manuka ugere kuri kaburimbo. Ndamanuka ngera kuri kaburimbo, aranyobora menyi wanjye. Nabyo ndabigushimira, wanzange ndi umuturage ntazi kwambuka umuhanda, ibintu ari danje, unzana mu mujyi, ndabigushimiye rwose. Hanyuma rero ngeze mu mujyi, ninjira ndi umudamu uba mu mahema. Hanyuma rero akazi yahise agahagarika, arareba ati uyu mudamu sinakongera kumusiga. Nabyo ndabigushimiye ko utansigiye bariya bareje, iyo ntibyari byoroshye. Turagumya turibanira gutyo, dutangira gustaragoringa, ubuzima buraducanga. Ariko nkomeza kuba mu ihema, ntangira ivugabutumwa muri uyu mujyi. Aranshyigikira, asapotinga umuhamagaro wanjye, ahagarara mu marembo, nanjye njya mu ihema. Hanyuma rimwe na rimwe abantu bo hirya aha murabazi, nkajya ntaha bankomerekeje nuzuye ibikomere, nkaza ndira, ntibambwiye gutya bigenda gutya. Ariko se wowe akamenya guhita, afite ukuntu ahita hosha ibintu byinshi biri muri jye, avuze amagambo abiri ati wowe komera, wowe gerageza ukorera amafaranga, ukorere n'Imana, ibi bintu nta kibazo. Ahenshi nkajya njya mu ivugabutumwa, akaza gucunga umutekano wanjye ntabizi, kuko nari mfite ikigeragezo. Maze rero no gukundwa akenshi, hari igihe tuzira ko Goliyati tumwishe, hari abamaze igihe aho ngaho basakuza gusa. Rero abo bantu baba bamaze igihe basakuza, batangiye kunyambeta. Ahagarara iruhande rwanjye, amfasha ivugabutumwa. Rimwe na rimwe nkajya mbwiriza ntazi ko ahagaze ahantu mu kayira antegereje ngo ancungire umutekano. Nasohoka ku munota wa nyuma nkasanga ahantu yikinze gutya, ni kuri hano. Ati nari mpagaze hano ngo numve ko hari n'umuntu wibeshya ngo akuvuge nabi. Kagire nkora. Ujye umenya ko mbona mba nkuri hafi igihe cyose. Ndi hafi yawe. Yego. Hari n'amavugabutumwa menshi yajyaga ambuza, akambwira ati bagutumiye nibyo, ariko umuntu wagutumiye simuzi.
ashobora kuba ari umwesikoro ukahagera ati tuzanye imodoka kugufata ugasanga ni umuntu ukwica. Yareke amavugabutumwa menshi akayambuza. N'abandimo njya no mu ivugabutumwa yemeye naba amaze gushyira isakoshi ku rutugu ati hagarara. Watekereje wayunguruye n'ubu kandi aracyabimbwira wakaraza ururimi karindwi. Sinshaka ko hari ijambo rizagucika, sinshaka kuzava kuri 6, ndashaka kuzaba umukecuru ugasazira ku ruhimbi nta muntu ukuvuze. Haleluya. Ibi nzira ndende sasa hahita hitambikamo n'ikigeragezo cy'inzara n'ubukene. Satana tugeragereza ku nzara n'ubukene. Ndibuka ko yabonye amahirwe yo kujya kwiga Kampala, mu rugo nta kintu gihari, mpetse Lionel mu mugongo, ibintu bitangira kuducanga. Arambwira ati rero ndashaka ko ubusubiye mu rugo, ndarahiye nasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, ntaho nsubira. Ndamubwira ndi kandi jya kwiga ya mahirwe wiyatakaza, nge nzasigara nirwanaho. Umugore uba mu ihema amenya ukuntu yirwanaho. Umugore uba mu ihema amenya ukuntu arya ikijumba gihasa akakirisha icyokeje, akuzura umwuka wera, akavuga Imana neza. Haleluya. Rimwe biza kugukomera nihuse, ndamubwira nti wa mugabo we ihangana umuruhushya, nasenze amasengesho uburyo bwose ku butaka bw'iki gihugu, ihangane ume uburenganzira njye gusengera ku musozi njya numva i Bugande. I Bugande mpageze hajya nsenga mvuga ni Mana Nyiringabo. Nasengaga mvugisha ukuri, jewe ngira ukuri kwinshi. Ndavuga ni Mana Nyiringabo, reba ukuntu nsa, reba ukuntu ndi umugore w'ikizuba zuba, reba ukuntu nteye, reba ukuntu nteye apeti, reba ukuntu mberanye n'umujyi, inzara iratwishe. Umugabo mugenzi wawe niryo Mugabe Jean Paul musize mu Rwanda, mutabare Mana, dukure mu nzu zingana na botike. Umugabo wanjye si umuceri, sindi isukari, abana banjye si magi, tuvane muri ubu buzima, mutabare. Tabara niryo Mugabe Jean Paul ataraseba. Wa musozi nkukuraho amasezerano akomeye cyane. Wa musozi nkukuraho amasezerano ko ngiye guhura n'amaboko akomeye. Nibwo namanukiye muri amaboko y'umubyeyi Aposo, nibwo nayamanukiyemo nyamanukiramo. Tumenyana turi mu bintu by'ubudeni bujagaraye. Hari umunsi yadusinye sheke adukura mu maesheke. Bagiye kutwirukana mu nzu. Ikibazo ntajya ashaka ko tubivuga. Hari igihe umuntu aba ashaka kubyitsa akavuga ati mubyihorere, kandi hari ibintu bidacecekwa, hari ibintu utaceceka, hari ibintu utaceceka ngo bikunde. Yego, uribuka umunsi njya nza gufata sheke, dufite yambaye sheke. Hanyuma rero wa mugore atumereye nabi nyirinzu. Ikibazo urakizi mu mvugo z'ubu ngo ni landirodi. Ikibazo cya landirodi yego cyari ikibazo gikomeye cyane. We ashobora kuko aba yarakoze byinshi, ashobora kuba atakibyibuka, ariko nkeka ko buriya iyo umuntu amwibukije ko cyahita byibuka. Ariko icyo gihe byadukoze ku mutima pakana n'izi saha turacyabyibuka. Imana igikwagura mu buryo bwose bushoboka, kuko wakoze ikintu gikomeye cyane. Nyirinzu yakoze byinshi, ariko icyo cyo kiri special. Iyo sheke tuyifite, nyirinzu yazanye abayobozi. Ndebera kuzana abayobozi na haleluya ntera mu rusengero, na nimumvugire ngo Imana akawakabonye. Mba mu mahema, nje gusuzugurwa n'umuntu utazi mu mahema, asanga Patira yankweyeho igisuzuguriro, ndamubwira nitonde, ndamubwira ni jewe ndetse tubanze dutuze, amafaranga ntabwo twayabuze, twashatse kuyaguhera rimwe. nkajya mfata agapapuro
nkajya afata agapapuro nkamwereka dutegereze. Noneho umugabo wanjye kubera ko adakunda ibintu bya ambutiyaje, ariko ngewe ngira akantu k'akineneko arabizi, numvaga ashaka kubanza kwineneka nkayamuha ntegereje taka. Umugabo arambwira ati rero kemura iki kibazo, genda ubikuze, kemura iki kibazo wishyure, Imana yayatanze. Ni n'abadutegereje amafaranga arahari. Icyo kintu cyadukoze ku mutima. Hanyuma mpagarara hano bwa mbere ndabyibuka, Berenari yanzanye nkukurura umugozi, babwira Berenari kuzi ko ndi umunyedini, kuzi ko hirya ahangaha dufite amashereka twonse, rimwe na rimwe tukonka n'amashereka kaze. Aho hantu njyanye ni hehe Berenari? Ati ugeze hehe? Ni ntabwo ndumva nabivuyemo, maze na cyakarande kirakakubitwa n'imbaraga z'Imana. Ugeze hehe? Ni nabivuyemo. Ati none mama Lione barakwiteguye, navuze kuza, umubyeyi aragushaka, ubu umubyeyi Aposo aragushaka, maze kumubwira ko nje kugufata. Cyakarande kitari ko wakuyeho telefone. Umwuka wera ati shyiraho telefone, isaha yageze po. Nza ku ngufu, Berenari anzana ku ngufu. Mpageze umubyeyi ampa ikintu cyitwa amadolari. Mpamagara Papa Lionel ni nturyame, kuko we yakoreye amadolari, yakoreye imishahara ahembwa amadolari. Ariko Imana akugiriye neza irakabyarata. Oya, Imana yangiriye neza, yangiriye neza kukuma. Ariko nanjye rata warakoze, kuko iyo utanjyana n'ukuntu nari niyemeye ku bandi, ubu mba ndi gukanura nk'ifi y'amakayabo. Hanyuma rero umubyeyi ankubita icyitwa amadolari, ayakurikiza icyitwa isengesho, isengesho rifungura amadolari. Ankubita igitsiriko, nundi munsi ntuzongera kubaho mu buzima butagira amafaranga. Mbwira umugabo ni nturyame nyabuneka, ati kutinze niburetse kuryama. Ariko nagiye mwereka amadolari, sinzi uko avunjishwa, sinza bayavunjisha. Mperuka tumwe yankoye, najyaga nza kuvunjisha i Kigali n'urutsi Butare, numva i Kigali ariho bavunja, tuyasangira na mama Margarita, turarya turamara. Waranakoze watumye tutarwara bwaki. Hanyuma rero Apotre ntibyarangiriraho, tukamenya rero ikintu abadamu baba mu mahema, tumenya n'ikindi kintu cyo gushinjagira dushira, ku buryo nta muntu wagusoma. Ariko Apotre ibitwenge tumwereka n'iki, we akaba yabonye imbere ko twangiritse, deja abona ko nangiritse, atangira kunkosora ku cyitwa style. Nahise hano nkabona hari abadamu beza baka, nanjye ndavuga nuko biri kose ubwo narangije kwikonegita n'abasirimu, ngomba nanjye gusa n'abasirimu, ngomba kuba umusirimu. Nkajya nza nkanakopera ngo ndebe ukuntu bambara nuko basa, ngenda mbifata gake gake, urugero muri kurubona. Hanyuma ikindi gihe abona ntibihagije, umubyeyi atangira kutwuriza indege, atwerekeza za Dubai. Ndagushimiye ko utanyerekeje Kampala cyangwa Cyangugu, wanyerekeje ahantu mara amasaha menshi mu kirere, aho ninda mu kirere, havuga n'ubundi mu kirere mwene Leonard. Hanyuma turyama neza, dusa neza. Dubai niho yafashe icyitwa umwaka wose wangendagaho, akubita hasi. Mwuka wera muhishurira ko mama aba mu nzu imeze nk'ikibuti, akubita umuzimu w'inzumbi, yubakira mama konoshi. Bareba mva unyuze iwacu kwa Karisa, aravuga ngo mwabonye wa mukobwa kwa Karisa ko yubakiye etaje mama we, wa muzungu kwa Karisa niko bavuga. Mwabonye wa muzungu kwa Karisa ko yubakiye mama we etaje. Apotre kiriya kintu cyo ebana nzakubaha, sinzagupfira ubusa, sinzagukoza isoni. Ikindi kintu uyu mubyeyi afite ukuntu ankurikirana, amfuhira, akambwira ati singushaka muri bari abantu,
singwa bari abantu nabonye no ufite ukuntu ngufuhira amavuta ufite saya hariya kandi ntagira umwuka wo kurokerita ujye umfasha kuko uzi kubera kukivuga cyane uracyumva kurokirita nukurokirita nukurokirita c'est vrai hanyuma uwo mwuka wo kurokirita ntawagira ahubwo akwigisha kumererwa neza mu itorero ryawe akagusapotingira mu itorero ryawe icyo turakikubahira kandi ndatanga n'itangazo rifite umutekano nimwumva tumuvuga cyane muzakore namwe bituma tubavuga hanyuma ntuzanyigishe kuvuga abantu ntazi jewe reka nkubwire Tabita baha imipira sinari mpari ntabwo navuga ibyo kwa Tabita ntabwo nari mpari azuka sinari mpari Debora yica Sisera hamwe na Yayeli sinari mpari nzajya mvuga ibyo nabonye Kimihurura aho ugera imigisha igahurura aho ugera imigisha ikaguhururaho imigisha igahurura muri Kimihurura tuhageze atangira kutwigisha muri systeme atwinjiza muri systeme y'ibihe by'amasengesho kandi ugasenga akakubwira ati tahana idolari ushyirira umugabo rimwe akamamagara Marionnaire umeze ute niryo Mugabe Jean Paul nayo nkoko aheruka agahita akubita ikintu kuri momo ku buryo ugira ngo mwumve icyo kintu ubwo butumwa bwangeragaho pe mumbabarire mwumve icyo kintu kandi mu gihe n'agaciro umubyeyi nk'uyu izina ryanjye akari mubwira ati unshyirire Jean Paul akamvuga mu izina gutyo unshyirire Jean Paul ubu muntu koko namuvuga umunsi wose cyese mwanditseho igitabo turagushimira cyane Apotre turagukunda hanyuma ikindi atwigisha gukorera Imana tunikorera yewe ndi umudamu uri rwiyemezamirimo ndafite iduka mu isoko rya Nyarugenge byambika abageni akajya agira gutya agakama ikintu namugera imbere akabibona ko ati mukazi se afite ukuntu akuneka akoresheje umwuka Marionnaire mukazi se bimeze gute natinda gusubiza akabona ko nta marivaje aherukamo akaba nkubise ikingo nyuri nkaba ngiye kurangura iduka rigenda ribyibuha uko mbyibuha iduka ribyibuha ko mbyibuha iduka ribyibuha tumenya gukora dukorera Imana muri aya mahema umugore uba mu ihema ariko Papa Leone jya ugerageza unamvugeho cyane wowe mvugaho ongera umvugeho ujya wibuka ko ndi bucura uyu mudamu wanjye jya wongeraho mwiza uyu mudamu wanjye ni mwiza cyane uyu nguyu namukuye mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abakobwa bariho kuri iyi si iyo myaka yose 11 yari iyo gutekereza nari ndimo ntekereza ntago ibyo nakoze nahubutse ntago ndi debile ku buryo ibyo nakoze ntabizi imyaka 11 ubu ni ukuvuga ngo iyo murebye gutya mbona nta wundi basa ibyo mbabwira ni ukuri mu myaka 11 uwo mwanzuro nashyizeho bivuga undeba uyu Imana gusa Imana ikintu yamukoreye nawe ubwe yaramumpaye iyo taza kubajya kuko ngewe nahise menya karagiteri ze menya uburyo ngomba kumutwara nk'umugore bituma muha ububasha n'ubushobozi yego mfatanyije n'Imana kubw'imbaraga z'Imana ako kantu byatumye muha ububasha n'ubushobozi kugira ngo agume mu Mana agume mu mahema kuko icyo mbivugiye nuko hari
muri iyi myaka 18 hari no kwimyoza waba unziho kubanira kukwimyoza gusa icyo kintu ndakizi neza mpamanya n'Imana ko nta kigeze kibaho turetse n'urushyi cyangwa inkoni kumwimyoza gusa ntabwo icyo kintu kigeze kiba kandi ibyo mbabwira ni ukuri kandi noneho hakabaho igihe njya gusenga murabizi abadamu bageze mu mahema hari ukuntu dutwarwa nkamubwira ntindagera saa sita nkatwarwa nka saa 9 none se niko nafashijwe ati nta kibazo